nanone tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana mwe mwahisemo kujya mubana natwe. Njyewe nitwa Niyongera Bernard, njyewe nitwa Bigirimana Rora. dusuhuje abantu bose badukurikiye bateye agatebe banditse ngo kagira inkuru, bahise bakanda like, aho bari hose barabizi ko tuje tuba tuzanye amakuru mashya. Oya ibiriho nibivugwa ariko ibingibi noneho ntabwo ari ibiriho cyangwa ibivugwa kuko tuzanye itangazo riri official. Ni itangazo riri official ADPR igiye kugurisha ubutaka. ubwo ahubwo ni ibiri iryo riri mu biriho. Ni ibiriho. Yes. Iryo riri mu biriho ntabwo riri mu bivugo. Riri mu biriho. ADPR igiye kugurisha ubutaka. Mbese mu yandi magambo abantu bifuza kwihahira ubutaka bwa ADPR. ADPR yashyize ku isoko. Yashyize ku isoko. Hanyuma rero abantu badukurikiye bafite amafaranga, abashoramari. Oya abari hafi na kure umuntu wese wakoze ikofi. Yego. Wegeranyije amafaranga. Kuko amakuru nahawe mbere yuko itangazo bashyiraho public. Yego. Ngo bamanje gushyira abakomisiyoneri. Reka da. Abakomisiyoneri. ADPR igira n'abakomisiyoneri ari. Abagira yababura. Ikigo kingana gutya. Ngo bashyira abakomisiyoneri. None abashoramari bagiye baza. Bagiye batanga amafaranga makeya. Komisiyoneri. Kano umukomisiyoneri iyo yakoze arahembwa. Kagomba kurya nyine. Ariko nyine nawe aba yakoze. Ariko njyewe nzi umukomisiyoneri. Ni umupasitori. Yego. Akorera Nyabugogo. Ako nta komisiyoneri w'umupasitori. Ndamufite n'inshuti yanjye. Ubwo sabe abafite Bibiliya ahantu hose agenda. Kandi ari hejuru y'imyaka 50. Uwo ni ubarya neza. Mbazo uti byagenze gute? Hambere. Hari umwe mu pastori ba ADPR. Yego. Yabateye ko banshakira imodoka yo kugura. Arayimushakira imodoka. Bumvikana amafaranga. Nta n'igiceri cy'atanu yahembwe. Utabeshye? Nta n'igiceri cy'atanu yahembwe. Barawera ngo Imana imumugisha. Ati Imana iguhumugisha, umupastor umugenzi wanjye ufite Bibiliya. Ibyo ufite muri Bibiliya ari ijambo ry'Imana biguhaze. Rora hari ikintu ushaka tuzajya dukosora. Yego. Reka tubanze tugere ku ntego ituzanye kuko abantu nyambona mu makomenti batwandikira ko akenshi dutinda kuba twabagezaho ibyatugenje. Yes. Mu gihe rero dufite inshuti ntabwo ari ngombwa ngo tucumuze inshuti zacu, ahubwo ni ngombwa ngo tujye twumva ibitekerezo byazo kugira ngo tujye tubana neza. Kandi nacyo kiba gikwiye, abana b'Imana barahugurana, iyo muduhuguye turahugurika. Ni byiza cyane. Twari tugarutse rero ku nkuru ivuga ko ADPR yashyize ubutaka ku isoko. Ngira ngo rero abantu bakeneye kumenya uburyo ubu butaka bwashyizwe ku isoko, turagira ngo dusabe Rora aduhe amakuru uko ateye nyirizina, nabifuza kuba bakihahira bamenye aho basimbukira. Hano itangazo ndarifite. Ariko ntirarisoma. Nyuma yuko itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR riteje cyamunara. Yego. Imodoka abashumba b'uturere bagendagaho. Zigateza cyamunara. Moto abashumba ba paruwase bagendagaho. Yego. Noneho hagezweho ubutaka. Ubutaka nibwo butahewe kuribwa. Kabaye. Hano hari itangazo rivuga ngo Pentecote Church Rwanda, ADPR Church Bugesera Parish. Ubwo ni ADPR ubwo? Ni sesu ADPR. Ni mu Rugusero bya church niki? Pentecote. Ko numva aho church. Church. Ninde ariko ntabwo ari kirango. Hano ngenda somera iri kwitangazo. Hano hari kirango cya ADPR. Yego. Ko nanjye ndabona Pentecote Church of Rwanda, ADPR Church Bugesera Parish. Itangazo ryo kugurisha ubutaka. Nawe urabona kuri fite. Kabaye. Itorero rya ADPR paruwase ya Bugesera riramenyesha ababyifuza bose ko riri kugurisha ubutaka bwaryo bukurikira. Hano urabona ko hari rimwe. Ubutaka bukurikira. Ubutaka bufite UPI 5 akanyerezo 07 akanyerezo 10 akanyerezo 05 akanyerezo 12 63 buherereye mu murenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata y'umujyi, umudugudu wa Rugarama. Bufite ubuso
ibihumbi 3,336. Yego hamwe n'ubundi butaka buri munsi yabwo bufite ubuso 609. Ubwo bwose buragurishwa. Yego iyo ni ingingo ya mbere. Ndi kubyumva. Tugeze ku kandi kagingo ka kabiri kubutaka buri kugurishwa. Ubutaka bufite OPI 5. Yego akanyerezo 07 akanyerezo 10 akanyerezo 02 akanyerezo 13 42 virgile. Yego buherereye mu murenge wa Nyamata, akagari ka Kayumba, umudugudu wa Nyakwibereka bufite ubuso 1,097. Reka nkubwire iri neza na rwose uko ndisomye rikancanga yewe Nyakwibereka bufite ubuso ahantu hasubiramo batazayoba bakagura hatariho kano kagigo ka kabiri batazajya kugura hatariho. Ubutaka bufite OPI 5 akanyerezo 07 akanyerezo 10 akanyerezo 02 akanyerezo 13 42 buherereye mu murenge wa Nyamata, akagari ka Kayumba, umudugudu wa Nyakwibereka bufite ubuso 1,097. ubwo nabwo buragurishwa. ubundi butaka bugurishwa ko bushize nka data ubutaka gatatu kuri gatatu. ubwo no bundi butaka bugurishwa ni ikindi gice cya gatatu. ubutaka bufite PI 5. Yego akanyerezo 07 yego akanyerezo 10 akanyerezo 02 yego akanyerezo 1987 buherereye mu murenge wa Nyamata, akagari ka Kayumba, umudugudu wa Karambi, bufite ubuso 3,427. ubwo buragurishwa. ubu nabwo buri kuribwa. abifuza kugura ubwo butaka batangira kubusura guhera kuri uyu wa 29 z'ukwa gatandatu 2026 kugeza kuwa gatatu ku itariki 3 Nyakanga 2026. ubutaka mwana ngurira ariko ubu nta muntu wahitagiriye kwa kangurira. ubutaka n'ubw'abagabo mwana. ubutaka n'ubw'abagabo. None ngende umugore. Reka nawe nkubwire yako turabagabo ariko mwese imbaraga n'ubushobozi bw'abagabo burarutana. Yego reka dukomeze. uwakenera ibindi bisobanuro yahamagara umwe mu bantu bakurikira. Pastori Neretse abagabo Leonidas. Neretse abagabo yego nibyo. Neretse abagabo Leonidas. Telefone ye 0788. Oya ntago ari Leonidas man. Ni Leonard. Muretirana mase. Ni Leonard. Oya nje nitwa Bernard, uyakitwa Leonard. Yes Leonard. Nimero ya pastori. Uvango ukeneye ibisobanuro byimbitse. Nomero ya mbere wahamagara ni pastori 0788 34 60 akabari neretse abagabo Leonard. wese abanyarwanda bumvishe nimero bamwe akatuyisubiramo kugira ngo bazabashe nemabureke nzabwigurire. Aho ugira ngo ngirize nimero ya kabiri bagomba guhamagara. Pastori Rugerindinda Arisa. uyu n'umushumba wa paruwasi. Umushumba paruwasi we. Ni umushumba paruwasi. Hamo ya Mungu. Umushumba paruwasi. Ya Bugesera. Ariko agomba kubugurisha. Ariko tubanza tumusuhuze. Ariko mushumba. Ariko bikorewe mu Bugesera. Yego. None kuwa 27 Kamena 2026. Hanyuma se Pastor Rugerindinda Arisa. Rugerindinda Arisa. Umushumba wa paruwasi ya Bugesera. Ngaye nguko. Wabyumvise? Indirimbo ifite ubutumwa. Oya. Itangazo rifite ubutumwa ahubwo. Oya ariko ntabwo twigeze dusoma nimero z'umushumba wa paruwasi. Nimero z'umushumba wa paruwasi. Nazo ziriho.
ni 0788 75 abifuza kugura izo nimero mwahamagara izo rero yego. Hanyuma rero ngaye nguko abantu bafite amafaranga musimbuke mugure. Ariko nkongera nkibaza Rora kubera iki byabereye muri paruwasi mwe kugurisha ubutaka, kuki bibereye muri paruwasi imwe kandi nkambona ari mu butaka bwinshi? Niki cyabaye muri Nyamata? hari ikintu mwuka mishuri. Niki kibaye muri Bugesera? Mbivuze mumirije kuko ibintu biremereye mbivuga mumirije ndabyumvishe. Bagiye gutera inkunga se rwa rusengero rwo kubakwa cy'Indama? Ni ukuvuga ko amakuru nahawe nandi hirya no hino yego impamvu y'iri tangazo yego hari mu karere ka Bugesera hari ahantu hari ishuri rya Bibiliya yego bahita ngukira hari abahita rega dore bahita ni hari ishuri ni Musenyi ni oya hari bahita hari ishuri rya Bibiliya ko binshemo we bahita ndewe hari ishuri rya Bibiliya bahita uzukuntu ni Kabere niki hari ishuri rya Bibiliya uzukuntu ntibagiwe wana hari ishuri rya Bibiliya ndahibagiwe nanjye binciyemo amakuru nahawe ayo mafaranga yose azava muri ubu butaka cyangwa hitwa mu Kabere. Oya ntago ari mu Kabere ni Kayenzi we rega Imana dusenga ntabwo yadukoze isoni ntabwo yadutererana ni Kayenzi amakuru nayahawe no mu nda y'ingoma barashaka kubaka. Mboneho kubwira n'abashumba baguye badasenga niba wowe udasenga twebwe turasenga Imana turimo. Abantu bajya batwitiranya ngo amakuru yo mu nda y'ingoma si mu nda y'ingoma ya DPR ni mu nda y'ingoma ya Kristo. aho ngaho niho dukura amakuru mu nda y'ingoma ya Kristo yizewe aho ngaho rero. Hanyuma rero ngaye noneho ngo amafaranga yose azava muri ubu butaka azajya kubaka urusengero rw'icyitegererezo rw'icyitegererezo ngo ariko abapastori n'abakorerabushake n'abashumba n'abasengera mu kwa 12 ntabwo barashibasha kumenya ngo bitewe n'imbaraga bari kuhashyira ari urw'icyitegererezo mu karere ka Bugesera cyangwa ku rwego rw'igihugu. Urabizi ko mu minsi yashize hari ibyavuzwe warabyumvishe ngo paruwasi ya Nyarugenge hari icyicaro giye kwimurwa uko bimeze ngo paruwasi ya Remera yagasaba. Ibyo nibivugwa ntari hamya umwuka nagara bitwutwerekana kujana nta kintu nadusobanurira ariko ibyo nibivugwa we muri rusange yego ngo paruwasi ya Gasabo ngo nayizi bivugwa yego kandi byashoboka. Si kidashoboka niki? Nisi kwimura urusengero se ibintu byumvikana? Hari ikintu kidashoboka. Ikiheze ni kimwe cyonyine nzi no gucisha ipantaro mu mutwe. Naho birashoboka. Wayibigenza gute? Basigaye barakoze ipantaro. None se basigaye barakoze ipantaro zifite hasi hanini kurusha hejuru. Iyo ndayibona bo ngo no gucisha ipantaro mu mutwe. Uruzi ko ari ipantaro basigaye bakora yajya kuyambura agakenyurura nk'ukenyura igitenge uko igihani yo gigiye ntazazindi abakinyi bakina bambaye amafilime ku buryo hajyamo nk'abagabishana nuko ubundi kera bazitaga ntumenera ubufu ubwo gutambuka gucuruza ubufu yarahuhaga ku buryo usanga havuyeho nk'ikiro umuyaga wayo wonyine ugatwara nk'ikiro kifu. Ngaho rero amafaranga azava ngo muri ubu butaka ibyo nibivugwa twahawe n'abapasiteri ngo bagiye kubaka urusengero rw'icyitegererezo rwa DPR Kayenzi. Aho ndajurira igitekerezo cyanjye nimba koko byaba ariko byifashe ngiye ku bwanjye nakumva ko atari byaba byihutira kuko hari insengero nyinshi zubatswe zari amafaranga zinafunze ahubwo zakongerera ububasha kugira ngo nazo zakongerera ubushobozi kugira ngo abantu bazitanze amafaranga bazubaka bavunika be gukomeza kujya gusengera kuri ahubwo ibyo nibyo byihutirwa. Njyewe reka nkubwire ikintu cyihutirwa navuganye n'umushumba mwe ufite paruwasi yambwiye ngo adukorere ubuvugize ADPR katugurira imodoka ariko uwo ndamukomeje noneho yabimbwiye ku murongo wa telefone nkajya nikiriza
niba namubwira ati n'abari gukora bazahemberwa mu ijuru barahoze wowe urashaka kugenda mu modoka ubwo uzima burende kwikiriza n'agasabune ngo batakabona uzima burende kwikiriza iyo twavuganye iminota 30 nta jambo nageze mubwira ngiye nagiye nikiriza ageze ku musozo aramwanga ariko sorora kuri kwikiriza gusa kunihira gusa ati mushumba wowe ubabajwe yuko mu gihe cy'impeshyi kositimu yawe yandura ntabwo ubabajwe n'abakorerabushake bamaze igihe kirekire kingana gutya baturisha amafaranga batabona na mitiyo abana babo barasa ibizamini yego abafite abarwayi kubavuza bitoroshye we ari kubabazwa n'ivumbi yego nk'uwo muntu uri kubabazwa n'ivumbi rero nkumvishe tumuhaye mu gihe kingana n'imyaka 5 biza bimaze gusobanuka hari wavuze ngo nzabambarirwa imyaka 5 genza umushumba umwe yacyuye igihe yarasezerewe mu bandi yego iyo yajyaga muri office yari afite intebe yizungurutse yakinguraga amadirishya ya madirishya meza n'amarido meza yego akarangaza umuryango akarangaza amarido akarangaza umvishe ku buryo warinjiraga ugahitamo kubitera amaso muri biro namusanze muri biro badise mushumba ko warangaje kandi hari amarido meza ati cecekere ati nzi ibyo ndimo ati rero ubu kuba narangaje amabiro narangaje ubuhamya mamu ya Mungu ati no kugira ngo atagira ikigore kinyigundiriza no kugira ngo kavango pastor ariko nibyo ura mushumba yari afite ubwenge ngo ni muzima agara mwavanga ajya kaho makabisa ari bipazero ngo bigira mu waruye wita mubwira ngo ajya kaho makabisa ariko reba nk'umupastori reka dukome n'ingasire nk'umupastori ubwira umukirisa ashumbye ahigaburo ryera ngo ajya kaho makabisa we nibwo butumwa abafite umuntu atanga icyo afite egekaho makabizo umuntu atanga icyo afite egekaho makabizo urumva bitababaje ubutumwa bafite tugira ku musozo rero turashishikariza abantu bose bafite amafaranga kujya guhaha ariko ikibazo yego baba byanditse gutya ariko bundi iri tangazo ubu ntabwo ryaciye kuri Life Radio ntabwo riza gucaho reka tubitegereze ni umutungo w'abakristo kandi Life Radio bivuga ko nayo ari abakristo reka na televiziyo ni abakristo rero ntekereza ko buriya abantu bari buze kwisanzura bakabona uburyo bwo kujya kugura bagahaha uwo binaniye bikamunanira ko yagerageje ariko abonye kwitangazo risinye ni itangazo rwose ni itangazo urabona ko rero n'ikirango cy'itorero bise ni ibintu bikorewe Bugesera none kuwa 27 Kamena 2025 ni ibintu mbese biri confirm pastori Rugeri Ndinda Alisa umushumba wa paruwase ya Bugesera ariko ngiye gushyira ku murongo ni mushumba ni itangazo riri confirm ngiye gushyira ku oya singombwa ntago ari ngombwa nangiye kumushyiraho kugira ngo kiretse n'ubugiye kugura kugira ngo bazatuyobore ugiye kugura se kandi kuko umukiriya twamuhaye nimero zahamagara agiye gushaka oya twaba tugiye kuzana kavuyo reka umushumba tumureka ruhuke mu bihe byo kwitegura abakiriya kandi noneho mu gihe buri iminsi y'impeshyi igeze yego habamo ibiterane bidasanzwe abakristo bakajya muri modo yes tumwifurije imyiteguro myiza ariko n'ubucuruzi bwiza amahirwe masa iyo umuntu ajya gucuruza baramubwira ngo uhaha uronke waragira kuri Dove Hotel narahageze wageze kuri piscine hano ahantu bibera hajya nyine ukata gutyo uramanuka kuri piscine wabonye ukuntu biyuhagira neza naho mbese Dove narayitembera oya nubwo tutabata ni heza hameze neza abantu bose muri iyi mpeshyi bari kumva bafite icyokere bajye koga muri Dove Hotel hari piscine ariko umenye ko ADPR ifite piscine z'abana b'Imana ariko serura komeza nsheshuru meza noneho niba muri siporo bagenda bakambara twa tundi twazo tuvuga na siporo bari ko dogiteri akwandikira siporo yo muri piscine dushishikarije abakishu ba ADPR aho baherereye abantu bishwe n'icyokere nibajya koga
bajye bambara twa tundi tudacumuza abantu. Noneho abantu bari kumva bafite icyokere muri iyi minsi y'ubushyuhe kuko impeshyi n'ubushyuhe bafitemo sauna bakagiramo massage. Turambwira ko na pastor bafite ubushyuhe nibajya kota ari abaririmbyi ari n'abapastori ari n'abakristo abafite ubushyuhe bande kohereza ko tuvuze ngo mu mpeshyi abantu bose bafite ubushyuhe, abakristo bafite ubushyuhe n'abapastori bafite ubushyuhe abayoborwa bafite ubushyuhe n'abayobozi hari ubushyuhe bw'ikirere hari ubushyuhe bw'umwuka wera. Umwuka wera uri gushyushye ntabwo bizi se umwuka wera ubushyuhe muba mugezemo bwo mu mwuka wera. Rero tubone gushishikariza niho twari tugeze abakristo ba ADEPR mu mujyi wa Kigali. nta mwuka wera ujya ugira icyunzwe. bajye bayoboka ibikorwa bya ADEPR. Hari igihe tuvuga ngo turwanya ADEPR gusa ntitubamamarishe kugira ngo bazane amafaranga itorero rikomeze rigira ubukungu. Tubaha umusada bataduhera twe tuzahembwa tugeze mu ijuru kuko turabakorera bushake. Twe turabakorera bushake wumvishe tuboneho no kushishikariza abapastori hirya no hino bayoboke. Yes, ikiganiro turagishoje ngira ngo mbwire abantu bari kumwe natwe mbabwire ngo nyaboneka abafite amafaranga ni musimbukira Nyamata muhamagara izo nimero mugure kuri buriya butaka. Hanyuma kugira ngo buzagurwe n'abandi twamenya bwaguzwe n'abasanzwe ari abanyetera. Abakeneye itangazo nanjye nkuko ryangezeho batwandikire kuri WhatsApp natwe turi bahe batwandikire mu gikari. Yes abaho umugisha. Hanyuma Imana ikomeze ibahe umugisha. Amen.